Mwaramutseho nanone tubahaye ikaze ku murongo Nyarwanda TV. Turagira ngo tuganire rero ibintu by'agahomamunwa byabereye ahantu mu karere ka Burera. Mu karere ka Burera umugore witwa Tumushime Pelagie yagize atya akata umwana we ijosi, amurambika hasi aramukerera. Munyihanganire n'imvugo ni imvugo ikomeye iremereye, ariko nta nuko nyine umuntu yabyita kuko niko byagenze. Aramukerera arangije ahita yishyira ribu imufunge. Namwe munyumvira ibintu bamwe mu banyarwandakazi bakora. Umwana wibyari, abagore bakurikirana umurongo Nyarwanda muzi ukuntu gutwita bivuna. Umugore utwite aragenda ibintu bimwe na bimwe akabizinukwa. Niba yiriraga agafiriti akaba karetse, ugasanga agiye hari abahekenya amakara, hari abagira bate, ugasanga ibintu yabihuzwe. Kubera iki? Kubera umwana atwite. Kubyara nabyo ndi umugabo, ntabwo nabyaye bimwe byo kuvuga ngo wagiye ku gise, ariko abadamu barabizi yuko birababaza pe, birababaza. Ni nayo mpamvu hari n'igihe biba ngombwa yuko umudamu bamutera ikinya kugira ngo bamubage, ibyo bita kongera, kugira ngo abyare atababara cyane. Umwana rero umutwise amezi 9, aravutse, arakuze, ageze igihe cyo kujya kwiga. Urangije ugize gutya, uramufashe uramwiyiciye. Si ukuvuga ngo azize impanuka, si ukuvuga ngo azize ubundi burwayi, uramwiciye kandi umwishe nabi. Tekereza gukata umwana wawe wibyariye ukamukata ijosi. Amakuru yanditswe na bagenzi bacu abanyamakuru b'Umuseke avuga yuko ibyo byabereye mu mudugudu wa Tatiro, akagari ka Cyahi, umurenge wa Rugarama. Bikaba byaraye bibaye byabaye ku wa mbere. Uyu munsi turi ku wa kabiri ku itariki 24. Byabaye rero ejo hashize ku itariki 23 hari ku wa mbere. Bivugwa ko uwo mwana yabwiye nyina ko atari bujye kwiga. Ko birashoboka wenda yari igihe, murabizi uretse n'abana n'umuntu mukuru ari igihe abyukana intege nya kumva, uretse ko aba afite inshingano agapfa kwiyandayanda akajya hehe, akajya mu kazi. Umwana abwira nyina yuko atari bugire gute, ko atari bujye kwiga. Ndarabyumva bajya kuryama. Ayo makuru rero akomeza avuga yuko ngo byageze aho ngaho ngo uwo mugore ngo yumva ngo ashatse kugira gute, kwica umwana we. Kumva ushatse kwica umwana wawe sinzi uko biza, niba ari dayimoni zikuzamo, niba ari iki, niba ari ibintu baguterereza, ntawamenya. Nubwo rero ngo yamufashe aragenda amurambika hasi, aramuryamisha, amukatisha icyuma, aramwica. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rugarama aho byabereye avuga ko uwo mubyeyi yari afite umugabo ufunzwe. Kuba yari afite umugabo ufunzwe rero ntawamenya niba ariyo ntandaro yo kuvuga ngo wenda ntituzi uburyo bamubyaranyemo, wenda akaba yashatse guhima umugabo akica umwana. Bijya bibaho ugasanga umuntu afitanye ikibazo na runaka, ariko kugira ngo icyo kibazo abe ari we agitura cyangwa se abe ari we bakigirana, akihimura ku wundi, yaba umwana yaba itungo. Mujya mwumva abantu bafata inka bakazitema ibitsi, bakazitema amacebe. Buriya mu by'ukuri ntabwo ikibazo bagifitanye n'inka, abagifitanye na nyirayo, ku buryo aramutse amubonye ari we yagirira nabi. Icyateye uwo mugore gukora ibyo mu by'ukuri ntabwo kiramenyekana, niko byanditse, ntabwo kiramenyekana. Ubwo ngubwo abashinzwe iperereza mu rwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha bazamubaza, azabatekerereza, babwira ikintu cyari cyamuteye kwihekura muri ubwo buryo. Uwo muyobozi rero asaba abaturage baho ngaho muri Rugarama kuzibukira ubwo bugizi bwa nabi no kuba bakora ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko tukiri aho ngaho, wenda reka tuganire ku kintu cy'urugomo rubera mu miryango. Ubundi niba hari ingaruka za jenoside yakorewe Abatutsi n'andi mateka ya vuba aha yaranze Abanyarwanda, ntawamenya. Ntabwo birashoboka wenda ko byabagaho abantu ntibabimenye, ariko kumva yuko mbere ya jenoside yakorewe Abatutsi umuntu yari bufate umwana we
akamukorera nk'ibyo uyu mugore wo muri Burera yakoreye umwana we, ndumva bitarabagaho, wenda bakuru bazatubwira, ariko kuvuga ngo umuntu yihekuye biragoye. Ikintu rero cyo kwicana hagati y'abantu bafitanye isano mu miryango ni ikintu gikomeye cyugarije sosiyete nyarwanda. Ujya ukumva ngo umwana ngo yishe ababyeyi, kumva umwana ngo yishe se, yishe nyina, bapfa isambu, barapfa isambu, barapfa itungo, barapfa iki. Ukumva ngo umugabo yishe umugore we. Yewe hari n'abagore bagira batyo, ukumva ngo umugore yagize atya yica umugabo. Hari umuntu twigeze kuganira ambwira yuko kugira ngo umugore yice umugabo we, akenshi iyo birebye usanga bifite imizi mu rugomo uwo mugabo aba yaragiye akorera uwo mugore mu gihe kirekire. Noneho umugore rimwe akazabyuka akamufatirana, wenda umugabo asinziriye akagwa, cyangwa inzoga agatotsi kamutwaye, agafata isuka cyangwa ikindi agahuragura, bigasa naho ari kuvuga ati wari warandembeje, reka nkukureho n'ubundi ndebe ko nahumeka. Bakabivuga bashingiye yuko ubundi umutima w'umugore muri rusange n'uw'umunyampuhwe uba woroshye. Kumva rero umugore wakoze ikintu nk'icyo, akenshi ngo ntibiba bikunze kubaho, ntabwo ari ikintu azinduka mu gitondo apanga, ni ibintu ahanini akora agira ngo yikize umuntu wamujujubije. Ibyo ni ibivugwa, ntabwo ndi umugenzacyaha, ntabwo nizi ibyo ngibyo, ariko ibyo ni ibivugwa, tugenda tuganira n'abantu. Abagabo rero nabo akenshi bivugwa ko bica abagore babo, cyane cyane abo babana mu buryo budakurikije amategeko, cyangwa se bukurikije amategeko ariko bafite imitungo mike. Ni ukuvuga ngo niba ari isambu, ni isambu nto. Iyo sambu ntoya umugabo arashaka ko arareba agasanga nta kundi azabigenza, kuko uwo babana barasezeranye, akavuga ati rero reka mwikize agende, bazamfunga imyaka ingahe. Hari n'igihe baba ari injiji batazi icyo amategeko ateganya, atazi ko na Burundi ibaho. Nyuma yo kumfunga niwamfungura nzaza nkomeze nidegembye mu isambu yanjye. Akaba ari uko nguko abitekereza, akaba ari nako abikora, akaba aramwishe. Yamara kumwica, abamara kwica abagore babo bagahita batoroka, bakava aho bari batuye bakatorongera, ubugenzacyaha bukabahiga. Ku rubuga rwa interinete rwa murandasi rwa RIB hari ahantu yageneye amafoto y'abantu ibishakisha, bita the most wanted people. Ugasanga abenshi nabonye ari n'abagabo, hari n'abasore mbese n'igitsina gabo, hari n'abona baba bakiri batoya rwose pe, baba barakoze ibintu nk'ibyo ngibyo. Muribuka mu karere ka Nyamasheke umusore yigeze kuva niba ari Kanombe ajyayo iyo za Nyamasheke, ajyanywe no kwica ababyeyi be, aragenda arabica bapfa isambu. Hari n'abagabo no muri Kigali baricana, ariko nimbivuga nimugire ngo biba mu cyaro gusa. Ni muri Kigali baricana bapfa imitungo, kumva umugabo yishe umugore. Ariko Kigali sindumva, gakeya wenda mwazanyibutsa aho umugore yishe umugabo muri Kigali. Akenshi bikorwa ariko ndibutse Kanombe byigeze kuba. Kanombe Kanombe n'umurenge mu kagari ka Kabeza, ndumva byarigeze kuba. Ariko uko bimeze kose, ikintu cya domestic violence cyangwa se urugomo rukorerwa mu ngo ni ikibazo gikomeye. Ni ikibazo gikomereye sosiyete nyarwanda, cyane cyane ko ari na sosiyete yakomeretse. Ikomeretswa n'amateka yaciyemo. Ubu ngubu irimo generasiyo y'abantu babonye jenoside n'imbona nkubone, abatarayibonye bayumva, kuko no kubyumva ubwabyo bikura umutima. Ubwo mu bayumva harimo abatari bari mu Rwanda, bahageze basanga yararangiye cyangwa se bakayihagarika, ariko ntibayibone imbona nkubone, nabo ikabahungabanya. Harimo abakomoka kuri abo bombi. Abo bose bafite ibikomere basigiwe n'ayo mateka yaranze abanyarwanda atari meza. Ntabwo yari meza ku buryo n'ababyeyi batangaga abana babo ngo babice. Ntabwo ari meza ku buryo n'ubu ngubu hari bamwe bavuga bati ese ubu nasigariye iki, cyane cyane yuko hari abasigaye iheru badafite ikintu cyo kubafasha. Uretse ko dushimira leta yuko leta
leta y'u Rwanda yashyizeho uburyo byibura bwo kongera kubasana imitima binyuze mu kubaremera imibereho. Muzi ikigega cya farije cyabayeho kugira ngo gisubize abantu agaciro, bige, bivuze, babone aho baba. Muzi gahunda za leta zitandukanye za mvura nkuvure, abantu bagenda haba bakoze jenoside, haba bayirokotse bakabana mu midugudu, kugira ngo, kuko burya iyo abantu babana barakenerana, bamwe bakagira icyo bakenera ku bandi, kandi muri uko gukenerana nibwo bagirirana n'akamaro. Umuntu rero ugufitiye akamaro burya kenshi ntabwo akubera umwanzi mu bishuti, niba hari n'icyo mwapfaga mukagenda mwiyunga gahoro gahoro. Ubwo rero kumva ko n'abasigaye muri izo contexte zose bamwe batangiye kwica abandi banafitanye n'isano, ni ikibazo gikomeye cyane, ni ikibazo gikomeye cyane. Hari umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango witwa Madamu Mireille Batamuriza, nigeze gusoma ko yavuze ko kimwe mu bintu bitera amakimbirane mu ngo ari imitungo, gukoresha nabi imitungo, kuyisesagura. Mu kuyisesagura ubwo hazamo no kuyijyana niba ari umugabo akayijyana mu nshoreke, niba ari umugore nawe akayijyana mu bandi baryamana ku ruhande. Ubwo iyi mitungo akenshi usanga imitungo y'Abanyarwanda ishingiye ku butaka, kuko urebye niwo mutungo kamere bafite, basangiye ari benshi. Abandi wenda umutungo bafite nawe ariko urimukanwa, ni umutungo w'ubwenge, abize ubwo ngubwo bagasigara bafite wenda amafaranga bakuye mu kazi bakura mu masomo, akazi bahawe kubera ibyo bize. Uko bimeze kose, nkurikije ibyo uwo muyobozi yavuze, kuba abantu basesagura dukeya basangiye bituma bagira ibyo bapfa. Hakiyongeraho no kubana abantu batarashakanye mu buryo bukurikije amategeko. Iyo mwashakanye mu buryo budakurikije amategeko, akenshi biba bivuze yuko n'icyo mwapfa nta waza kubunga, nta wabagira inama, nta muwamubana bimwe by'uburaya, kandi akenshi havukamo n'umwana. Umwana rero iyo amaze kuvuka muri iyo mimerere, niwe uhinduka ikibazo muri abo bakuru bamubyaye, kubera ko baba bagomba kuzamwitaho byanga bikunda. Ariko noneho ugasanga nanone mu guhinduka ikibazo, abo ngabo bakuru babishwaniyemo, ingaruka zikagaruka ku mwana, kuko umwana we n'ubundi nawe afite kivurira. Akaba birenganiyemo, kandi mu by'ukuri ajya kuvuka ntabwo yigeze abisaba, yisanze ari ku isi, avukira mu byishimo byanyu bishingiye ku rukundo mwakundanye, none niwe uhindutse victime cyangwa se umunyabibazo bikomoka ku bintu atigeze agiramo uruhare. Iyo mitungo rero ni mikeya mu bantu benshi. Abanyarwanda buriya ni benshi, miliyoni hafi 14 mu gihugu kingana gutya, kigizwe n'imisozi, amasambu amenshi yaragundutse, umusaruro ni mukeya, ubukene burahari mu baturage, nubwo bugenda bugabanyuka dukurikije uko imibare igenda ibigaragaza, ariko ntibibuze yuko abantu bashonje cyangwa se babayeho mu buryo bugoranye. Ari nayo mpamvu leta ikomeza gukora uko ishoboye kose kugira ngo irebe ko urwego rw'imibereho y'Abanyarwanda rwarushaho kuba rwiza. Ibyo byose rero biragenda bigatuma abaturage babana muri ubwo buryo burimo amacakubiri, birimo gutongana, birimo gupfa utuntu duto duto, abantu bahora batsitaranaho, ukoroye yakorora agaciro undi agakubita, hagira ate ntawe uzi kuba yacira undi bugufiya ngo amubere umwana mwiza, iminsi yicume babane neza. Bigakubitiraho n'ibyo abantu baciyemo babonye. Buriya ibintu Abanyarwanda babonye birakomeye cyane, ku buryo kuba umuntu yatema undi abenshi babibona ko ari ibintu byoroshye. Muri rusange rero icyo twagira ngo tuganireho ni uko icyo kintu cyabereye i Burera kiratangaje, kiranababaje mu by'ukuri. Umugore uca umwana w'ijosi, sinavuga ngo ni ubwa mbere mbyumvise, bibaho ibintu umuntu aba yarumvise yarabonye ni byinshi mu Rwanda, ariko ntabwo byaherukaga. Ni ibintu by'agahomamunwa, Abanyarwanda rwose tuba tuganira ku murongo nyarwanda, mujye muzirikana yuko iki gihugu turagira ngo tucyubake kibe igihugu cyiza, gifite abaturage babanye amahoro, basenyera umugozi umwe kugira ngo bagiteze imbere.
badafite umutima wa kinyamaswa, bagira imbabazi, bazi ko twese turi bene kanyarwanda, duharanira yuko igihugu cyacu gitera imbere kikaba icyitegererezo mu mahanga. Ibyo uriya mubyeyi yakoze ntawabishima, ni ibintu byo kugaya, ariko rero nanone nk'uko ubuyobozi bukunze kubitubwira, niba hari umuntu ubona ko hari abantu babanye mu buryo burangwa n'amakimbirane ya buri kanya, ni ngombwa ko babibwira inzego z'ubuyobozi bw'ibanze zikabimenya, kugira ngo niba hari uburyo zakumira zibikore hakiri kare. Reba nk'ubwo ngubwo, uwo mubyeyi arafungwa, nafatwa arafungwa, umwana we yapfuye, umugabo yari afunze. Ni ukuvuga ngo niba ari umwana umwe bari bafite, bivuze yuko hafi uwo muryango ugiye kumara igihe runaka wose usa nawo wazimye, nta kintu gihari. Umugore arafungwa, umwana yapfuye, na wa mugabo se w'uwo mwana nawe yari afunze. Mutekereze agahinda bene wabo uwo mwana bandi mu yindi miryango bari bugire. Ni ikintu rero kibi dukwiriye kuzibukira, tugasenyera umugozi umwe, tugakomeza kwiyubakira igihugu cyacu cyatubyaye. Mu gusoza rero ndabashimiye, tujye dukomeza tubane, tuganire. Ababishoboye bakore subscribe, abatarayikora babisangize bagenzi babo, abatange n'ibitekerezo, kubera yuko burya nta umutwe umwe wigira inama yo gusara. Iyo tugiye twungurana inama birushaho kuba byiza. Turabashimiye, mugire umunsi mwiza.